Ese wowe waba wizera ko hari crypto ifite icyizere cy'abantu barenga abantu 50, ibihumbi 50 bayibitse nk'icyizere, bayifata nk'aho irenze, bayikunda kandi bayikora buri munsi? Iyo crypto ni iyihe? Iyo coin ni iyihe? Nicyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro, urugendo rwayo kuva itangiye kugeza aho abandi benshi bibaza ko ishobora kugera. Muraho neza, turi kuri YouTube channel, murabizi neza ko tuvugiraho ukuntu cryptocurrency cyangwa se amafaranga y'ikoranabuhanga akora, tuyakoresha cyangwa se tuyakorera tugamije kubaka ejo hazaza heza. Iyo rero ni Pi Network. Pi Network ubundi ni umushinga watangiye hagana mu 2019, yemerera abantu kuyimayininga ukoresheje telefone, hanyuma iza kujya kuri Open Mainnet, ariko ijyaho bamwe ntibabyizera, kugeza aho umuvandimwe yanyandikiye ati se wowe iyo urebye Pi usanga ariho hantu umuntu yabika amafaranga ye, cyangwa kubika amafaranga muri Pi ni ugukosa? Reka turebere hamwe impamvu ikomeye ushobora kuba waholdinga Pi cyangwa se wazigurisha, dufatireho n'inama, hanyuma tubanze bisesengurire hamwe. Ubundi Pi Network cyangwa se Pi Coin ifitwe n'abantu benshi cyane ku rwego rw'uko utababara, ariko nanone abenshi bizera ko ikiri locked, ndetse hamwe na hamwe uzumva bakubwira ngo coin ziri kuri OKX ntabwo ari za nyazo, ngo iza nyazo ni ziri muri wallet. Bayivugaho amagambo agiye atandukanye, ariko ngiye kinzanye muri iyi video ngira ngo uze no gusobanukirwa no kuvuga ngo ahazaza ha Pi ni hehe, icyerekezo cyayo. Ubundi bari batangaje ko bazagiramo Open Mainnet, barabikora, gushyirwa kuri exchange nka Binance cyangwa KuCoin. Ahangaha kuri Binance ntabwo bigeze bayishyiraho, gukoreshwa nk'ifaranga ryishyura service n'ibicuruzwa. Murabona nk'uko Bitcoin yaguraga kera ku biciro bikeya rwose, ivunja mu bice, ariko bakakanya ikaba irenze na Pi. Abenshi ntibatinya kwigereranya na Bitcoin, bakavuga ngo nayo tuyihanga amaso, hari igihe ishobora kuzava kuri Pi ku $1 ikaba yavunja n'amadolari 100 cyangwa se no kurenza, ariko byose bizaterwa nuko izakoreshwa. Rero ahangaha bita bimbaza ngo ese wowe wakora iki? Ahangaha niba utari umupiyoniye urasabwa kuzigura ukaziholdinga ku mafaranga udakeneye guhita ukoresha. Nyamuneka ntago ufata amafaranga ukeneye ejo ngo uyaguremo coin, kubera ko urahomba. $1 riri hejuru cyane already, iyo uguze amadolari ukongera ukayagurisha uba wahombye. Aho ariho hose wabikorera, niyo wajya kuri Forex Bureau, urumva nyine igiciro cyo kuyavunja no kuyavunjisha biba bitandukanye. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bahombye kuri Bitcoin kubera ko batayizeraga, kubera ko batayiholdinze, kubera ko bumvaga ko ari scam. Rero hari abahanga basesengura ibijyanye na Pi bakavuga ko ishobora kuba cryptocurrency cyangwa se coin ya mbere cyangwa iya kabiri nyuma ya Bitcoin. Ifite user base iruta izindi coin zose, ariko dukuyemo BTC na Ethereum. Bivuze ngo Pi hejuru yayo hari BTC na Ethereum, hari n'izindi ziba ari nini, ariko Pi nayo ifite ukuntu ikomeyemo kandi ngira ngo murabizi. Core team rero bashyizeho platform nshya zishobora kubigufashamo uko ushobora kuzibona. Ibi byose akaba ari ibimenyetso bitanga icyizere kinini gituma ushobora kuba wakizera Pi, kubera ko ishobora kuba yahindura ibintu byinshi. Ubundi iyo umuntu yaguze coin arayigura akayireka ikamanuka, akayigurira andi yamanutse yageze hasi, hanyuma yazamuka akongera akagurisha. Akaba ari ubwo buryo aguma akoresha amafaranga ya cryptocurrency. Mu mikoreshereze ya Pi
birakunda ko naho ushobora gukoramo swap, hanyuma ukibika andi mafaranga ukazikura muri swap ukazigira USDT. Rero ku kijyanye n'uwambajije ngo se payi ushobora kuyizera ukayiholdinga, kuri njyewe ku gitekerezo cyanjye nayiholdinga, ariko ntago holding ikorwa n'umuntu ukiri mu nzira yo gushaka amafaranga. Tuvuge nimba ufite umushahara w'ibihumbi 200, ntago uzafatamo 50 ngo uyaguremo payi. Oya, ni kwitera stress kubera ko amafaranga utabitse igihe kirekire. Iyi mishinga ya cryptocurrency muri makeya haba hari igihe cyagenwe ibyo bintu bizabera, kandi ntago nanone aka kantu mu gakosore ku bantu munkurikira, ntago gukora mining bigukura mu kazi gasanzwe. Hari igihe umuntu akubwira ngo ndamayininga ngo one day ngo nzagafata ngo kandi ngo n'akazi narakaretse. Oya, mining kubera ko idutwara igihe gito ushobora no kuyikora uri mu kazi na boss muhagararanye wa mininga, kubera ko ukandaho ni iminota 3 gusa bitwara. Mining rero uyifata nk'aho ari ahantu holdinze amafaranga, kandi ntago mining ikuraho ubwizigame bundi busanzwe cyangwa izindi gahunda leta yagiye ishyiraho bwo kuba wazigama amafaranga. Mining ikikora igutyaza mu mutwe ukamenya gukoresha ibi bintu, kubera ko nta hantu twabicikira, nyine twamaze kwinjira mu isi yabyo, ni ngombwa kubimenya. Ikindi kandi mining igufasha kuba nk'abantu bakoze payi, hari abantu yahaye udufaranga, hari abantu bakuyemo nka miliyoni zingahe, ubuzima burahinduka. Nabitahaye amafaranga aka kanya lockup yawe nirangira kuva uziteganya uzifite uzazibikuza. Rero inama nakugira, imibare ya payi ngiye kuguha ni ya nyayo. Hasi habi payi yigeze kugera, hasi habi yigeze kugera ni munsi ya hari uyireba. Hasi duteganya ko ishobora kugera ni kuri 0.1 by'idolari. Ni ibiceri biri mu biceri nyine byaha mu Rwanda, ushobora kugura tuntu turi aho ngaho, kubera ko 0.1 ndumva bishobora kuba bivunja nk'igiceri cy'ijana kirengaho dukeya. Hejuru cyane muribuka ko yazamutse igakora ku madolari 3, ntiyatindaho reka tuyibarire kuri 2.8 ni mu bihumbi 3 gutyo. Rero nimba ushaka guholdinga pi, ntago ari ngombwa ko ufite amafaranga yawe wari ufite ku mufuka aka kanya ku mufuka ngo uyakuremo uyagure payi. Oya, ushobora gufata umwanya wawe ukatangira kumayininga neza, nabyo ni saving kubera ko tuzahabwa second immigration. Impamvu nkubujije ko wafata amafaranga ukuye mu mufuka ngo uyaguremo payi ni ukubera ko abantu baracyari kumayininga, kandi coin iyikimayiningwa aka kanya biba bishoboka ko yanamanuka, kubera ko ntago natinya kugurisha kandi nzi ko ndi kumayininga nyine nyiri kuzibona aka kanya. Umuntu uzifite waziholdinze n'udafite ikibazo icyo ari cyo cyose, ariko abafite ibibazo barazigurisha bakavuga bati nizamuka ikajya gukora bya bitangaza twavuze imbere, abantu bavuga ngo zazamuka ngo igere ngo ku madolari 100 n'ibiki byose, nzaba mfite izo ndi kumayininga nizo nzahita mvunjisha nkaba ariyo nkoresha ayo mafaranga. Ariko nonaha umuntu uzi gushishoza, uzi kureba ahazaza ha payi, niba icyemera gukorerwa mining aka kanya, ntago wagafasha amafaranga uyakuye mu mufuka ngo yavunjemo kugira ngo uyabikemo payi, ahubwo wamayiningira ku gihe baguha second immigration ukazaba ufitemo coin nyinshi. Saving yazo nakubwira ngo yikorere mu kumayiningira ku isaha, wifata amafaranga wari ufite ngo uyavunjemo payi. Oya, ikindi mining ntago ari payi gusa, ushobora kumayininga ruby, zirahari nyinshi. Nekereza ko video nagiye nzibaha ushobora kurebamo nkeya ziringaniye nk'ebyiri ukazikora, kubera ko mining twamaze kubibona ko itanga amafaranga. Ushobora gufata nk'ebyiri cyangwa 3 ukavuga uti bizarangira nzibikuje. Usibye ko inyinshi muri zo ukuri kwazo ni gukeya, ziri kugenda zigaragaza ko nta gahunda zifite. Yilistinze ikalistinga ku giciro kitari icyanya cyo, ari cyo kintu njya mboneraho payi twakabaye dushimira Nikora. Niwe muntu mu bantu bazanye imishinga ya mining wagerageje kubahiriza ibintu bye uko yabivuze neza ku murongo step by step. Rero video itiri ibana ndende kubera yuko abantu benshi bakoze payi barokinze imyaka 3, bakoze imyaka 3 ya lockup,
kandi nyuma y'iyo myaka abantu bazagurisha kubera ko payi iracyakomeje kumayiningwa, yari kuzamuka cyane n'impamvu mubona iri kuri 0.4. Iyaba byibuza umushinga ugitangira bavuze ngo turayirisitinze, turayisohoye, bavuze ngo mayiningi turayihagaritse, none ubu mayiningi iracyakunda, nicyo gituma payi iri hasi. Ikindi ntago ari byo, ni ibinyoma wabibeshywe kenshi, ariko aka kanya uhita ubisobanukirwa. Coin ziri kuri wallet yawe n'iziri muri OKX nta hantu na hamwe zitaniye. Hari umuntu ukubwira ngo ndashaka coin ariko zo bamayininze. No, nimba exchange igifitanye imikoranire na ya coin na ba nyiri wa mushinga, kuko ntago baristinga payi batavugishije Nikora, ntago muri OKX baristinga payi batavugishije Nikora, ntago bashobora kuyifata ngo bayilistinge Nikora nta mafaranga yashyizemo. Ariya nyine uswap ukabona bayama USDT, nuko Nikora hari ibyo yakoze. Nta hantu bitaniye rero, cyakora habayeho ko coin ikora unlisted nkuko byabayeho kuri CPN ejo kuri video nabahaye. OKX igakuraho coin ya payi, sitwongere kuyishaka ngo tuyibone. Aho ngaho amafaranga uba ufite muri payi biragendana, ubu yabuze. Naho ngaho bitandukaniye. Mu gihe ugifite exchange yawe ufitemo payi zawe ziri safe, mu gihe ufite wallet yawe ibitse neza irimo payi zawe ziri safe. Mukomeze munogerwe n'ibyo ko watimi bategurira. Video yo nakagaruka, nizere ko wamaze gukanda subscribe. Iyi video nuza kugufasha uyihe like, udukorere share maze tubane no mu bindi biganiro. Ndagushimiye.